ukuntu mbikora nta bundi bwenge nta zindi manevure ngira ntago ndusha abandi ubwenge cyangwa oya ngiye gusa namenye ko Imana yampamagara kwikora mfata umwanzuro mva mu bindi byose ndagenda ndayikorera murabizi nagiye kwiga ariko navuze ngiye gukorera Imana maze kwikorera ngiye nasenze Imana nyisaba ibintu bibi naribwiye Imana niba rero uhisemo ko ngukorera uza providing ibyo wumva bisaba kugira ngo ukorere unamprotecting muri muhamagaro mbishyiramo imbaraga uko nshoboye cyereka aho byananiye none nabikora ariko ngiye mba mfite indirimbo bugiye urumva na recording buri mwanya abantu dukorana barumiwe sibyo ubu twatangiye gutegura live recording tuzakoresha ubundi kwa kabiri izo tuzakora mu kwa gatatu like ndashaka kugira storage ihagije no mu gihe nzaba nakiriho ndashaka ko abantu bazaguma bakumva indirimbo zanjye kandi nyinshi niyo nagira indirimbo 100 I'm not saying ngo ni 100 ariko niyo nagira 100 cyangwa magana bizibitse nkagenda njironjoramo kamwe nakaba ariko icyifuzo cyane nuko nkomeza gukorera Imana no mu gihe nzaba ntakiriho abantu bakazamara nk'indi myaka 100 bumva ibihangano byanjye so nicyo ngiyewe nshaka rero ntabonebwe ngira iyo ndi gukorera Imana I'm really glad ko Imana ya byemeye gutya nyine nkuko nabikubwiye ngewe beni no pressure y'ubuzima ntago ari ibintu byanjye ariko kuba Imana yarabyemeye bikaba ndayishima cyane urabona ngewe I consider myself nk'umu upcoming niko ngewe nifata nk'umuhanzi ukizamuka mu bijyanye no kwagura impano ku isi muri Afrika ndacyafite kuririmba ku rwego rwa Afrika kuririmba rwego rw'isi ntabwo ndatangira gutekereza ibintu bindushya cyane ndashaka kubanza gukora umuziki nkawukora none nagera nkumva rwose nawukoze pe nkavuga kereka none nshaka ikindi shobora kubakiraho abantu bakatekereza ni nko kumbwira ngo wambera mentor ngo I can't mentor anyone nanjye nkeneye umuntu mentoring cause ndimo ndakura nshaka gukorera umurimo w'Imana mu buryo buri excellent so my legacy nuko nkomeza gukorera Imana abantu bakamenya nasoza urugendo bakavuga ngo yakoreye Imana mu mwuzuro ngiye nicyo nifuza ku myambarire what's wrong with myambarire okay sorry ntago ari Islam ira ni imyambaro y'abantu bo muri bayita gute Middle East sibyo ntago ari imyambaro y'Abisilamu nuko babihuza nuko abenshi ari Abisilamu ariko ira ntago ari imyambaro y'Islam umuntu wese yayambara nta kibazo so we wanted something new we wanted a colorful concert so you wanted to bring a different vibe kuri stage kandi byari byiza so ntago ari question ntaho bihuriye n'ibyo Abisilamu gose yes nitwa Babu amen ndi marandi n'amakuru wa Defense isi muri rusange felicitation barazigwa ari benshi nanjye reka nyongereho ariko nshaka kubaza kumarana n'abantu bose mwatanye nabi twumashino mwatanye mu Buhinde ukazana producer wawe abahanzi benshi bagenda bibagirwa abo batangiranye bitewe n'urwego bagezeho babivuze iki gukomeza n'abantu mwatangiranye icya kabiri wavuze ko ababyeyi badakunda fame no kumenyekana kandi nawe ariko wari umeze iyo babonye ibikuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga kuri public figure bagifata gute okay gutangira n'abantu nta cyiza nko kwizera abantu mwatanye bure babakuzi ukenye babakuzi umeze neza bakuzi urwaye bakuzi uri muzima bakuzi muri angle zose ntago bakubetraying ngiye I like to keep my people umuntu muzabarize neza umuntu uva muri team yanjye ni umuntu rwose washatse kuvamo iyo namwizeye nkamufata nkavuga ngo turatangira gukorana kuri ngewe it's forever ikintu kigorana kirikuwe yavuze ngo ndagiye harabagiye bavamo of course barahari ariko we nyine yahisemo kugenda ndamurekura of course ariko ngewe nkunda gukipinga abantu banjye kuko biranarushya kuguma wigisha abantu ibintu byawe ijoro kumwe ariko iyo duhorana gutya nk'ubu ngubu practice zacu nta nubwo zari nyinshi cyane kubera ko dusanzwe dukorana ikindi warubajije ababyeyi yes so ababyeyi banjye mwitangira nko muri za 2016 2015 hari uburyo batabyumvaga of course and kuri bo ibyiza barabyishimira ibi rero nabo bamaze kubimenyera ko haba harimo abantu gusa nyine bishakira amaramuko so barabyumva ni ibintu nyine nabasobanuriye barabyumva baragenda ni nk'inshuti zanjye n'undi tubana ni nk'abanzi cause utakuzi bura niwe nyine niwe uspeculating niwe uhitamo ibyo ashaka guhimba ariko ukuzi bura ntiyabikora so ababyeyi banjye ntibakunda kumenyekana ntibakunda ibintu I bet ko abantu babonye naho bice bari bake cyane so my dad ntiwamubwira ngo uzi kumaguza ngo nsuzi tore ntago ashobora ntago ari ibintu byaba yagiye kwisha iyo hirya
my mom niwe ugerageza gake ariko nawe ntacyo bimubwiye aba ari kwihimbariza Imana gusa n'impungenge nke z'ababyeyi aba avuga ati Imana ese biragenda gute birarangira gute yabona wambaye ati ipantaro wicitse biramutse urukweto ruvuyemo nizo mpungenge z'ababyeyi n'ibyo nganiriza avuga ati ngiye ntago mba mpari abari worried abari gusenga mutima nyine ni ababyeyi niko bameze nanjye niko nari meze ngira ngo murabizi ko kugira ngo nakire ko Imana yampamagariye kuba mu maso y'abantu byaramvunye it's not a life nashakaga nasengeye kubyuka uri ku pressure y'ibintu uyavuze uyacecetse uyageze gutya uyakwanze ntacyo mupfuye ni ibintu ntigeze nsaba ni ibintu ntigeze nifuza bina gatoya so ariko hari umumaro bifite niyo mpamvu nabyakiriye icyambere mbajije cyari setup nashakaga ko tumaximiza imyanya yo muri BK Arena urabona buriya iyo bate stage hari imbere tukavuga ngo sold out akenshi abari ibihumbi 6-7 ariko kubera ko abarokore batagira akavuyo badasakuza ari batwemerera tugashiramo abantu benshi bikawe na nk'umunani mu gake sometime nakwa kunina basanga dufite abayimvite byose biteranje ariko this time we wanted to do something a setup yatuma buri hantu hose muri BK Arena haba occupied rero nibyo mpamvu twakoze kuri ikindi kandi it's a good setup why not it was a different setup nje nayikunze we had a lot to do ariko nyine murabizi ibintu by'amasaha byanze ariko nyine ira setup iri nziza kubera ko umuntu wese yaje n'ikindi mutabonye ahantu hose umuntu yari yicaye yarebaga neza nta wari uri kure abari bari hejuru bari kureba gutya abari hari hasi bose bari mbese buri muntu wese yari hafi ashoboka icyakabiri mbajije yego icyambu ni concert n'izina rya concert ntabwo ari izina album icyambu yararangiye ariko icyambu ni ministry Imana yampaye ministry yitwa Icyambu live concert icyambu rero icyambu ministry icyambu rero nisi bitaramo byanjye nkora icyambu so nshobora no kutagikora hano rimwe nkakimurira n'ahandi nkakira nakijyana n'ahandi nkagikora kikitwa icyambu ni izina rya ministry nabizanye rero mu gitaramo nkavuga ni concert aho nibaje rero baje mu cyambu 1 2 3 na 4 ishobora kubaho na 5 nta kibazo kirimo yes oya nayilauncinga ariko n'ubundi mu cyambu nta kibazo gusa kugeza igihe nyine Imana izanyemerera guhindurira indi zina hari kandi kabazo babajije I'm really glad ko Imana yabyemeye gutya nyine nkuko nabikubwiye ngewe beni no pressure y'ubuzima ntago ari ibintu byanjye ariko kuba Imana yarabyemeye bikaba ndayishima cyane rero kuva muri Serena tukageza kan Kigali tukaza muri BK Arena na stade tuzajyemo n'ahandi turimo turakura ni ikigaragaza ko turi gukura I believe ko muri twakoze muri East Africa nagiye mbona ukuntu bo bataramira hanze kuko ntago babona ahantu bakwiza abantu bose ariko I'm telling you Uganda we had a lot of people hafi I don't remember neza 2018 kuntu bambwiye that's a lot of people rero nuko maximiza ibyo turi gukora ngiye ndashimana ko ndi gukora nuko niyumva gusa na Imana irimo irankusa murakoze cyane numbaje ikibazo cyiza rwose Imana igumugisha kubera ko urankurikirana I can tell Imana igumugisha igitabo buri nari ndi kuri rush nashaka kuzagisohora ariko naje gusanga ari lack of knowledge kuita nihuta nkosohora igitabo so kurindira nkagwiza ubwenge nkamuka ibindi bitekerezo nkazabimbira muri icyo gitabo nibaza ko kizaba kiza kurusha kubera ko aho ngeze uyu munsi na experience mfite iraruta nari mfite muri 2017 ubundi nyandika nka memory nyandika hari n'ibyo mfite muri telefone muri agenda yanjye igitabo cyitwa ngo ngewe n'inanga yanjye just me and my guitar nuko cyitwa ababizi niyo zina ntabwo nzanarihindura ariko icyo uko ntinda niko nunguka byinshi so nzongeramo byinshi nta nubwo n'uyu mwaka wa 2025 kizasohoka maybe when 2026 ntabitekerezaho cyangwa 2027 murakoze cyane yes reka mpere kuri the band mbere ko duhuzwa n'umuziki turi inshuti
twahuje nuko mama we akunda ibihangano byanjye bituma rero tuza kuba abavandimwe. Namushimiye nuko yanyitabye mu gitaramo cyanjye, nanjye ningirwa umugisha niko ntazi nshobora kuzaba ndi muri Kenya ariko nanjye nakabaye nkamusapotinga rwose, kandi Ben aragenda akagura tike akitabira nyine nk'umuntu waje gusapotinga. So ku bijyanye n'indirimbo yacu, Ben umunyabwenge cyane, yambwiye ikintu numva nicyo, twakoze indirimbo nziza rwose ariko arangije arambwira ati Izere dukeneye indirimbo ishobora kuba itari y'uyu munsi gusa, dukeneye indirimbo ishobora ku breakinga through ikaba international, ikaba yagera kure cyane. Rero bituma dushiramo turapozingamo gake kugira ngo tubanze turebe ikintu twakora cyagutse. Urabona afite audience nawe y'abantu bo hanze, urumva rero nanjye harabo mfite, byaba byiza dukoze ikintu nyine kitari cya hano gusa ahubwo cyafasha hano kikanajya no hanze. Niyo mpamvu twa slowinzeho ariko projet iracyahari rwose. Kuri Bubu ni inshuti yanjye, ahubwo nuko uyu mwaka ntago yashakaga guproducinga ibijyanye na concert kubera ko ngewe nari urabona ngewe I consider myself nk'umu upcoming, niko ngewe nifata nk'umuhanzi ukizamuka mu bijyanye no kwagura impano ku isi muri Afrika. Ndacyafite kuririmba ku rwego rwa Afrika, kuririmba ku rwego rw'isi, ntabwo ndatangira gutekereza ibintu bindushya cyane. Ndashaka kubanza gukora umuziki nkawukora, none nagera nkumva rwose nawukoze pe, nkavuga reka none nshaka ikindi nshobora kubakiraho abantu bakatekereza. Ni nko kumbwira ngo wambera mentor, ngo I can't mentor anyone, nanjye nkeneye umuntu mentoring cause ndimo ndakura, nshaka gukorera umurimo w'Imana mu buryo buri excellent. So my legacy nuko nkomeza gukorera Imana, abantu bakamenya nasoza urugendo bakavuga ngo yakoreye Imana mu mwuzuro. Ngiye nicyo nifuza. Ku myambarire, what's wrong with imyambarire? Okay, sorry. Ntago ari Kisilamu, ira ni imyambaro y'abantu bo muri bayita gute, Middle East, sibyo? Ntago ari imyambaro y'Abisilamu, nuko babihuza nuko abenshi ari Abisilamu, ariko ira ntago ari imyambaro ya Kisilamu, umuntu wese yayambara nta kibazo. So we wanted something new, we wanted a colorful concert, so we wanted to bring a different vibe kuri stage, kandi byari byiza. So ntago ari question ntaho bihuriye n'ibyo Abisilamu rwose. Okay, gutangira n'abantu nta cyiza nko kwizera abantu mwatanye bure babakuzi ukenye, babakuzi umeze neza, bakuzi urwaye, bakuzi uri muzima, bakuzi muri ango zose, ntago bakubetraying. Ngiye I like to keep my people. Umuntu muzabarize neza umuntu uva muri team yanjye ni umuntu rwose washatse kuvamo. Iyo namwizeye nkamufata nkavuga ngo turatangira gukorana, kuri njyewe it's forever. Ikintu kigorana kirikuwe iyo avuze ngo ndagiye, harabagiye bavamo of course barahari, ariko we nyine yahisemo kugenda ndamurekura of course. Ariko njyewe nkunda gukipinga abantu banjye kuko biranarushya kuguma wigisha abantu ibintu byawe ijoro kumwe ariko iyo duhorana gutya nk'ubu ngubu practice zacu nta nubwo zari nyinshi cyane kubera ko dusanzwe dukorana. Ikindi warubajije ababyeyi, yes. So ababyeyi banjye mwitangira nko muri za 2016 2015 hari uburyo batabyumvaga of course, and kuri bo ibyiza barabyishimira. Ibi rero nabo bamaze kubimenyera ko haba harimo abantu gusa nyine bishakira amaramuko, so barabyumva. Ni ibintu nyine nabasobanuriye, barabyumva, baragenda. Ni nk'inshuti zanjye n'undi tubana, ni nk'abanzi, cause utakuzi bura niwe uspeculating, niwe uhitamo ibyo ashaka guhimba, ariko ukuzi bura ntiyabikora. So ababyeyi banjye ntibakunda kumenyekana, ntibakunda ibintu I bet ko abantu babonye naho bicaye bari bake cyane. So my dad ntiwamubwira ngo uzi ko maguza ngo nsuzitore, ntago ashobora, ntago ari ibintu byaba yagiye kwisha iyo hirya. My mom ni ugerageza gake ariko nawe ntacyo bimubwiye, bari kwihimbariza Imana gusa. N'impungenge nke z'ababyeyi abavuga ati Imana ese biragenda gute, birarangira gute. Yabona wambaye ati ipantaro wicitse biramutse urukweto ruvuyemo, nizo mpungenge z'ababyeyi. Nibyo nganiriza ambwe ati ngiye ntago mba mpari, abari worried, abari gusenga umutima nyine. Ni ababyeyi niko bameze, nanjye niko nari meze. Ngira ngo murabizi ko kugira ngo nakire ko Imana yampamagariye kuba mu maso y'abantu byaramvunye. It's not a life nashakaga, nasengeye kubyuka uri ku pressure y'ibintu,
uyu yavuze uyacecetse uyageze gutya yakwanze ntacyo mupfuye ni ibintu ntigeze nsaba ni ibintu ntigeze nifuza na gatoya so ariko hari umumaro bifite niyo mpamvu nabyakiriye setup nashakaga ko tumaximiza imyanya yo muri BK Arena urabona buriya iyo batestage hari imbere tukavuga ngo sold out akenshi aba ari 6,700 ariko kubera ko abarokore batagira akavuyo badasakuza ari batwemerera tugashiramo abantu benshi bikawe no nk'umunani mo gake sometime nako kunyina basanga dufite abayimvite byose biteranyije ariko this time we wanted to do something a setup yatuma buri hantu hose muri BK Arena haba occupied rero nibyo mpamvu twakoze kuri ikindi kandi it's a good setup why not it was a different setup nje nayikunze we had a lot to do ariko nyine murabizi ibintu by'amasaha byanze ariko nyine ira setup iri nziza kubera ko umuntu wese yaje n'ikindi mutabonye ahantu hose umuntu yaricaye yarebaga neza nta wari uri kure abari bari hejuru bari kureba gutya abari bari hasi bose bari mbese buri muntu wese yari hafi ashoboka icyakabiri wambajije yego icyambu ni concert n'izina rya koze nagari zina album icyambu yararangiye ariko icyambu ni ministry Imana yampaye ministry yitwa Icyambu live concert icyambu rero icyambu ministry icyambu rero nisi bitaramo byanjye nkora icyambu so nshobora no kutagikora hano rimwe nkakimurira n'ahandi nkakira nakijyana n'ahandi nkagikora kikitwa icyambu ni izina rya ministry nabizanye rero mu gitaramo nkavuga ni concert aho nibaje rero baje mu cyambu 1 2 3 na 4 ishobora kubaho na 5 nta kibazo kirimo yes oya nayilauncinga ariko n'ubundi mu cyambu nta kibazo gusa kugeza igihe nyine Imana izanyemerera guhindura indi zina hari kandi kabazo babajije I'm really glad ko Imana yabyemeye gutya nyine nkuko nabikubwiye ngewe beni no pressure y'ubuzima ntago ari ibintu byanjye ariko kuba Imana yarabyemeye bikaba ndayishima cyane rero kuva muri Serena tukageza kan Kigali tukaza muri BK Arena na stade tuzajyemo n'ahandi turimo turakura ni kigaragaza ko turi gukura I believe ko muri twakoze muri South Africa nagiye mbona ukuntu bo bataramira hanze kuko ntago babona ahantu bakwiza abantu bose ariko I'm telling you Uganda we had a lot of people hafi I don't remember neza 2018 kuntu bambwiye that's a lot of people rero nuko maximiza ibyo turi gukora nge ndashimana ko ndi gukora nuko niyumva gusa na Imana irimo irankusa twahejeje so ariko ingiye of course yitabiriwe cyane amatike yari menshi ingiye kandi kanshimisha karimo ni amatike yo guhagarara hari abantu baguze amatike ya 15k wabonye ibyishimo bari bafite I wasn't expecting that karakantu rwose kantunguye hano iwacu muri Kigali so ikindi barambuje cya kabiri no ni kugerageza tu nuko ntabwo ari isoko ntabwo ndi guteganya isoko ahubwo ndashaka kureba ko ino ministeri yagera kure nose mwe ntimwabyishimira muretse mubonye tugenda muri Amerika tugakora ibintu nk'ibi tukageza Canada tukitabirwa n'abanyagihugu buriya muri tuwa nduherukamo ikintu cyanshimishije ni ukujya mu gihugu tukitabirwa n'abanyagihugu sizi ko mubyumva ubundi nagendaga hanze ngakora tuwari kunkitabirwa n'abanyarwanda baba muri icyo gihugu abanyarwanda abarundi abanyamurenge abanyina abantu bumva urwo rurimi ariko this time ni ishema kubona abatanzania baza bakuzura stade abagenda bakaza bakuzura Kenya nicyo cyanesheje okay yes biriya rero ndabizi udutitire tugiye guhita tuba twinshi ariko nta kibazo understand ko maze gukura sibyo ngiye ntabwo nkiri umwana ukurizwa n'akantu kose gatambutse whatever it is inkunda Imana ko time ni nziza
time isobanura ibintu, uko igihe kigenda ibintu birisobanura biba byiza. So please ibintu nka biriya save ni ibintu by'abana. Nagize challenge ariko ziri technical zisanzwe kandi zakemutse nyine uko twagenda turirimba zagiye zitungana, abatekinisi babishize ku murongo, nta kibazo kirastable, aho nayikunze, ahubwo next time nayo tuzongera nibikunda. Yes, Imana impamagara nasobanukiye ko ndi umwigisha butumwa wabaye umuhanzi. Ni nkuko nakavuze nagapreachinze ariko nkabishira muri melody bikaba umuziki. So mu yandi magambo mfata nk'ibyo nakakubwirije nk'umuntu nkabishyira muri intuzi. Niyo mpamvu uzajya mu ndirimbo nka histoire, ndikubwira nka histoire y'iki, ariko nyuma nkagwa kuri conclusion ibyo nshaka kugusobanurira. So that's it. Relationship yanjye n'amagambo mu ndirimbo ni ugusoma ijambo ry'Imana. Nkunda kubwira abantu ntago Bibiliya irahagije, birimo everything twamenya, ariko none iyo ugenda wongeraho no gusoma n'ibindi bitabo bitandukanye. Nyine najya nsoma nkiri ku ishuri, nagasoma utuntu twose tunciye mu maso twose, nigeze no gusoma za Harry Potter, ntago nari nzi ngo ni nibiki. So it was like yari inyota tunigiriraga. None umuririmbyi mwiza yumva indirimbo z'abandi benshi, umwanditsi mwiza yumva asoma ibitabo by'abandi benshi. Ngewe personally, especially ndavuga wenda nko mu myaka ishize, nafata kumwanya munini cyane ndi kwigira, ndi kwisomera, atari ukuvuga ngo kugira ngo nandike indirimbo just amatsiko gusa. So niyo relationship irimo personally n'umwuka w'Imana. Of course iyo usoma umwuka w'Imana akagusobanurira no gusobanukirwa rya jambo wasomye. Kuko hari umushuti wanjye nigeze kugana nawe ansobanura ukuntu yahimbye indirimbo ariko akaba yumva uyu munsi atayirimba kuko yasobanukiwe birenze iyo ndirimbo. So tuba dukura twiga, umwuka waraduhishurira, niyo relationship yawe n'ubusabane n'Imana. Kashime twihaye cyarangiye kugira ngo Israel wenyine ahitemo umuntu umwe yaha amahirwe yo kumubaza ikibazo ijambo rya nyuma. Okay, urakoze cyane. Reka ndibuze kubashimira nanjye kubera ko ntajya wenda ntakijya mu kwitabira cyane media, ndabikunda ariko nkuko nabasobanuriye ni ka kantu nyine ndajya kuvuga iki koko, nta gitaramo mfite, nta ndirimbo mfite, nka buri kintu ngiye kuvuga. So munyemerere wenda abantu bamanitse bose sinzi ngo ni bangahe, batanu, right? Ni batanu sibyo? Munyemerere twabisaranganya twagira nk'ikibazo kimwe cyangwa bibiri wenda, ariko nabyo ntibitinde. Kimwe katugire kimwe kugira ngo twese tubohoke. Murakoze cyane. Ndagusubiza rwose, ndagusubiza. Icyambere rumbajije ku kijyanye naho bigeze, biri mu nzira, biri hafi kabisa. Ariko azaba ari Saturday yari yose tu. Maybe dota azaba ari nko kuwa gatanu saa 7. None reception mugoroba saa 10 no kuwa gatandatu. Yeah. So ibiri mu nzira rwose n'umugisha ndanabyifuza. So icyo ni kimwe. Hari ikindi warumbaje hagati kivuga ibyo gufasha. So buriya kiragihe kubera kudasobanukirwa nahisemo kujya mbikora mu ibanga kugira ngo umugisha wanjye uzure. Kuko nanga kubikora tukabishyira kuri kamera ni byiza ariko ntago ari ngombwa. So iyo mfite abantu nifuza ko participant ndababwira verbally, mwaje tukajya gukora umurimo. So mfite team nini hano, turabikora bya buri gihe, turabikora rwose pe, turabikora. Sinabiriya gusa, turi muri education, turi mu bintu bitandukanye, dufite n'abapartner badufasha badushyigikira, ariko nabikuye muri social media, nabikuye nta hantu nzigera mbipostinga na rimwe. I think niko umutima wanyemeje, ariko suko ari bibi ababikora nta kibazo. Icyanyuma waruvuze gahunda y'Ubuganda. No, I like to ngira humor. Niba mujya mubona social media ngiye nkunda gusetsa abantu tukaganira, mba nshaka kumva icyo abantu batekereza, na za Kasongo n'unyoro kuzirimbamo hariya. So mba ngira gusa ngo nyine duseka tu n'abantu, because I'm a human being, ndi umukozi w'Imana, ariko simba nshaka ko mba meze gutya, you know, I'm young, ntago
shaje cyane byo kugendana anyway ni humor gusa no gusetsa abantu i Bugande nahakora ibintu byiza, twakoze ibintu byiza, abo twakoranye neza, nta rwose nta bintu byo kwamburana byahabaye pe. Uwabitekereje rwose no kuri wabireke. Yego. Yes. Yeah. Yes. Imana impamagara nasobanukiye ko ndi umwigisha butumwa wabaye umuhanzi. Ni nkuko nakavuze nagapreachinze ariko nkabishira muri melody bikaba umuziki. So mu yandi magambo mfata nk'ibyo nakakubwirije nk'umuntu nkabishyira muri intuzi. Niyo mpamvu uzajya mu ndirimbo nka histoire ndikubwira nka histoire y'iki ariko nyuma nkagwa kuri conclusion y'ibyo nshaka kugusobanurira. So that's it. A relationship yanjye n'amagambo mu ndirimbo no gusoma ijambo ry'Imana. Nkunda kubwira abantu ntago Bibiliya irahagije birimo everything twamenya. Ariko none iyo ugenda wongeraho no gusoma n'ibindi bitabo bitandukanye, nyine ngajya ngasoma nkiri ku ishuri nagasoma utuntu twose tunciye mu maso twose, nigeze no gusoma za Harry Potter, ntago nari nzi ngo ni nibiki. So it was like yari inyota tunigiriraga. Noneho umuririmbyi mwiza yumva indirimbo z'abandi benshi, umwanditsi mwiza yumva asoma ibitabo by'abandi benshi. Ngewe personally especially ndavuga wenda nko mu myaka ishize nafataga umwanya munini cyane ndi kwigira, ndi kwisomera, atari ukuvuga ngo kugira ngo nandike indirimbo just amatsiko gusa. So niyo relationship irimo personally n'umwuka w'Imana of course. Iyo usoma umwuka w'Imana akagusobanurira no gusobanukirwa rya jambo wasomye. Kuko hari umushuti wanjye nigeze kugana nawe ansobanura ukuntu yahimbye indirimbo ariko akaba yumva uyu munsi atayirimba kuko yasobanukiwe birenze iyo ndirimbo. So tuba dukura twiga umwuka ndagusubiza rwose, ndagusubiza. Icyambere umbajije ku kijyanye naho bigeze, biri mu nzira, biri hafi kabisa. Ariko azaba ari Saturday yari yose tu maybe yeah, maybe dota azaba nko kuwa gatanu saa 7 none reception mugoroba saa 10 kuwa gatandatu. Yeah. So ibiri mu nzira rwose n'umugisha ndanabyifuza. So icyo ni kimwe. Hari ikindi warumbajije hagati kivuga ibyo gufasha. So buriya kiragihe kubera kudasobanukirwa nahisemo kujya mbikora mu ibanga kugira ngo umugisha wanjye uzure. Kuko nanga kubikora tukabishyira kuri kamera ni byiza ariko ntago ari ngombwa. So iyo mfite abantu nifuza ko participant ndababwira verbally mwaje tukajya gukora umurimo. So mfite team nini hano turabikora bya buri gihe, turabikora rwose pe, turabikora. Sinabiriya gusa, turi muri education, turi mu bintu bitandukanye, dufite n'abapartner badufasha badushyigikira. Ariko nabikuye muri social media, nabikuye nta hantu nzigera mbipostinga na rimwe. I think niko umutima wanyemeje ariko suko ari bibi ababikora nta kibazo. Icyanyuma waruvuze gahunda y'Ubuganda. No, I like to ngira humor. Niba mujya mubona social media ngiye nkunda gusetsa abantu tukaganira, mba nshaka kumva icyo abantu batekereza na za Kasongo no yo kuzirimbamo hariya. So mba ngira gusa ngo nyine duseka tu n'abantu because I'm a human being, ndi umukozi w'Imana ariko simba nshaka ko mba meze gutya, you know, I'm young, ntago ndi shaje cyane byo kugendana anyway ni humor gusa no gusetsa abantu i Bugande nahakora ibintu byiza, twakoze ibintu byiza, abo twakoranye neza, nta rwose nta bintu byo kwamburana byahabaye pe. Uwabitekereje rwose no kuri wabireke. Okay, future y'icyambu muri collaboration n'abandi bahanzi. Icyambere ndashaka kubwira ko buriya ntago ngiye nkora njyenyine kubera ko mba nitekerejeho njyenyine, reka ahubwo dukora playlist ngasanga dufite indirimbo nyinshi ku buryo nishyiramo ibindi kwakira undi muntu wa mwanya wose concert irangira turimye nk'indirimbo nk'esheshatu. Kandi uzi ko uyu munsi twari dufite 26 ntazo twarimbye, mwabibonye twarimbye ngira ngo nka 12 cyangwa 13. Why? Kubera ko twari twakoze ibyo dushaka byose ko zari 26. Ibaze none nashizemo uwundi ntibyakunda, sibyo? Na ubura kenshi naho ngaho biba byabereye, ntago ari ikibazo cyo kutabatekereza. Ikindi kandi gukora na bene data ndabikunda. Nzajya mbikora nyine on a special occasion. Niyo mpamvu ubona wikinginizamo nkarimba karimbo kiwe ahari
nkorana nabo dukorana neza rwose nta kibazo. Ku bijyanye n'abayobozi banyitaba b'igihugu ni ukuri n'umugisha. None se gushyigikirwa n'igihugu numva atari ibintu byiza? Njye ndashima Imana rwose. Harimo n'abandi benshi wenda badashaka no kwicara imbere bakambwira turagukunda turagushyigikiye we will be there, kandi bakaza nkabibona ko baje. Iyo baje rero njye numva ari umugisha. Simba mvuga ngo hari ikindi cy'igitangaza bagiye kunkora, ariko iyo recognition ubwayo ni iy'agaciro, bituma amenya ko hari abantu mfitiye umumaro. So ni umugisha, ndashima Imana cyane. Hari hasigaye oya si babiri barisigaye gusa, nawe uramanitse. Okay, one. Okay, njyewe murabizi ko njyewe am consistent, sibyo? Kereka niba mutabizi, ariko njyewe nkunda gukorera Imana bishyiramo umwete, sibyo? Mbishyiramo imbaraga uko nshoboye, kereka aho byananiye niho nabikora. Ariko njyewe mba mfite indirimbo buri gihe, urumva narikodinga buri mwanya, abantu dukorana barumiwe, sibyo? Ubu twatangiye gutegura live recording tuzakora ejo bundi mu kwa kabiri, izo tuzakora mu kwa gatatu. Like ndashaka kugira storage ihagije, no mu gihe nzaba ntakiriho ndashaka ko abantu bazaguma bakumva indirimbo zanjye kandi nyinshi. Niyo nagira indirimbo 100, I'm not saying ngo ni 100, ariko niyo nagira 100 cyangwa 100 bizibitse, nkagenda nzironjoramo kamwe nkakabaha. Ariko icyifuzo cyane nuko nkomeza gukorera Imana, no mu gihe nzaba ntakiriho abantu bakazamara nk'indi myaka 50 bumva ibihangano byanjye. So nicyo ngiyewe nshaka. Rero nta bunebwe ngira iyo ndi gukorera Imana. So ukuntu mbikora nta bundi bwenge, nta zindi manevre ngira, ntago ndusha abandi ubwenge cyangwa oya. Ngiye gusa namenye ko Imana yampamagara kwikora, mfata umwanzuro mva mu bindi byose ndagenda ndayikorera. Murabizi nagiye kwiga ariko navuze ngiye gukorera Imana. Maze kwikorera njye nasenze Imana nyisaba ibintu bibi, naribwiye Imana niba rero uhisemo ko ngukorera uza providing ibyo wumva bisaba kugira ngo ukorere, unam protecting muri uyu muhamagaro. Rero yarabikoze. Iyo provision n'iyo protection nibyo binsunika. Noneho rero kubihuza nuko you don't forget where you came from. Ntukibagirwa aho waturutse, niba aho wavuye. Ya starting point yawe ihora iba mu mutima wawe, ntago wacogora. So njye sinabivamo. By the way, nta nibindi nzi nabivamo nkajya mu biheze, nkajya kuririmba baby girl. Urakoze cyane kabisa. Reka nshime Imana iguhe umugisha, kandi ndi kubisengera bizakunda. Munyemere nanjye mbashimire, nukuri Imana ibahe umugisha. Reka mbanze nshimire Authentique ko yaramfashe kuorganiza bino bintu, nkuko nabibabwiye mu butumwa bwiza muri gospel turuzuzanya. Shimira abanyamakuru mwese mwitanze mukaboneka mukaza. Ghost, I'm not an interview person. Isinzi ukuntu nzabisobanurira ngo abantu babyumve. Ntago ngewe bijya binkorera cyane kujya hari nkisobanura, ntago ari ibintu byanjye. Ariko uburyo bamwe muri bwe bakabyakira neza, abandi ntibabyakire, ariko at least n'abatabyakira bakambanira neza. So ndabashimira abo kuri Twitter, kuri za Facebook, abo YouTubers, ibinyamakuru byandika, everybody mu mwanya wiwe. Imana imuhe umugisha. Nubwo ntazi niba ngiye ugomba kubashima ninjye bra. Okay, yes. Nshimira na Authentique event dutangira mu byukuri twese twari dufite ubwoba, twese dufite akantu kakonje, nayo ifite impungenge z'uburyo bizagenda, ariko ndebye team nkamwe dufite numva ndahumuritse, numva ni ibintu byiza. Rero Imana ibahe umugisha cyane, mwarakoze.